Kiramani twavuganye nta kibazo dufitanye mwicyomozaho mwikomeza kubigarura ibyo biboro kandi iyo umuntu yakoze neza umuntu agomba kumushimira niyo umuntu yakoze nawe ugomba kumugaya mani ni bisanzwe uri kumva mwikomeza rero kuza kurya ndarya ndanywa uri kumva rero ibyo numbereyemo simbizi wa mugore we niba utarahura n'inkuba ngizi kwanure ngo uwo mubiri uri kurata wirugurata uri kumva ngo uzuhure n'ikigerageza indwara ize ikwereka yuko umubiri ari ubusa uracyafite byinshi byo kwiga bara jewe narize nakuyemo amasomo menshi ndi umuhamya wo guhamya yuko umubiri ari ubusa uri kumva ariko umubiri ni ubusa nyine umubiri ni inyama yigenga uvaho nyine ukongera ukagaruka ntese bisanzwe njye nimereye neza byatari meze neza fo ngese ko ntakoresha shajari njye umubiri wanjye urizana njye mbyibuha vuba njye umubiri wanjye wakira vuba njye ntabwo nkoresha shajari nkamwe shamwirwa mushora amafaranga shajari ngabagabo babakundi njye umugabo wese ankunda ukondi naba nanutse naba mbyibushye umugabo wese ankunda ukondi kuko ndi mwiza Imana yarandemye ufite umwihariko wandemanye nitwa ngoki ziko nari gusoma comment zanyu we kansome imyitwarire kwanza niyo igomba kuranga ubundi ujye utubwira ineza y'Imana abayibabwira se bo nago ndabiyamye Imana ho yankuye ndahazi ariko nge nago ndi umuhanuzi nge nago ndi pasiteri ndabiyamye ngo umukobwa udafite ibere nk'irya Jackie nta kintu kimurimo ahaha chef uri kushaka kugarura a few moment leta se nta kintu kimurimo nyine nawe byibaze iki wabwira family buryohe ndabakunda cyane ni famille nziza no muryango mwiza uri kumva nyine bambaye hafi ndabakunda barabizi kandi nyine turakommunicatingana byatari famille buryohe n'abantu banje cyane n'abantu banje ntago dupfana iby'akazi gusa no mu bibazo narababonye kandi barakoze mani barakoze ni iki wabwira Kiramani twavuganye nta kibazo dufitanye mwicyomozaho mwikomeza kubigarura ibyo biboro kandi iyo umuntu yakoze neza umuntu agomba kumushimira niyo umuntu yakoze nawe ugomba kumugaya mani ni bisanzwe uri kumva mwikomeza rero kuza mugira mukometinga kuri biriya biboro njye navuze ukuri kuko Kiramani ni nka papa wanjye ni umubyeyi wanjye urumva ni umubyeyi wa benshi rero kuba ntaramubonye mu gihe nari mukeneye nimubone nakosa nakoze kuba najya hariya nkavuga ati dadi sinamubonye ariko twanavuganye nta kibazo dufitanye mwikomeza kubigarura mume gift mukande no kuri hatime ndi kubabona ndiko yenda kujije nambujije nakubonye baby wambonye mama buryohe na papa buryohe eka ndeba mama buryohe na papa buryohe wababwira iki ndabakunda mane ndabakunda byatari n'abantu banjye umubiri ni ubusa sheri ujye ureka kuvuga utarabona aravuga mane burya uzavuge wabonye boro umubiri ni ubusa boro ubundi abantu bandwajije bambaye hafi mu burwayi bwanjye ubundi muzabaze buri kana buri nguni nibo bantu bazi itangiro ry'uburwayi bwanjye kugeza ku iherezo ryaryo kugeza ndi gukira kugeza n'ubu ngubu ndimo ndasubiza uturaso ku mubiri kugeza n'ubu ngubu isura yagarutse n'akanyama ku mubiri kagarutse ubundi kwambara agakabutura nkajya mu muhanda uri kumva Imana iri gukora ibitangaza baby wambonye nari hebye bara nkajya njyara muri miriwari nkireba nkabona singewe baby wambonye nakobonye mbahose man cyazi mugira amagambo baye nk'uyu muntu wanditse ngo wanditse kandika kurisoma kuko nawe si wowe kabisa suzi ibintu burimo ngaho ndebera nk'uyu muntu ngo nkashamana nawe si wowe
shyiraho ka momo mwiza. Nshyireho momo babipininga bate ko nabyo nzi? Baby wambonye kanze ndebe sha kuntu babigenza. Nakubonye babyandika bate se? Ntabwo nzi hano bandikira, mwambwiye. Hari abantu bari kunsaba momo yanjye. Sha mwambwiye ukuntu babigenza. Abantu bari kunsaba momo yanjye. Wowe uyishaka momo yanjye ni 0780412931 0780412931 niyo momo yanjye. Kandi subize comment yawe sha. Wowe nyatse momo yanjye. Reka ngusubize muri comment, reka nyikwandikire. 0780412931 dore ndayikwandikiye Zira Teta, anamwita Teta baby wambonye. Yo disi ndagukunda cyane, Imana ishimwe ko wakize, sibyo? Narakiza abasheri, nawe ndabakunda baby wambonye. Nabonye Imana ibikora sha abasheri, burya Imana ni nziza, ni igitangaza. Ngo nushyireho 0 ngiye nago bamanura, kereka iyo ishyize inshuro nyinshi ugashyiraho 0 inshuro nyinshi nibwo baguhana. Ngiye nago bamana kuko mfite followers bahagije. This uracyagira umunwa twari tuho. Ngiye umunwa ndawugira, ngiye ntunzwe n'umudomo, ntunzwe n'umunwa boro. Uzame namba nzabishyurire maze nzahigura abana 3 mbishyurire, sibyo? Bishimiye ko wakize maze unyandikire inbox ngohereze nimero yanjye. Ubundi nimero yanjye ariko irahari, uze kugenda kuri bio iriho ubundi unyandikire. Nzakujyana ku kigo cy'amashuri ugende wishyura abanyeshuri ishuri. Akomana pocyo urakoze sheri wanjye, ndabona yashyizeho. Ngewe ntago nzi kuntu bapining bashyira namba hejuru, ntago mbizi. Ndi kubona muri kohereza amafaranga abantu kuntu bandika nimero hano hejuru. Mani mwabinyigishije boro. Baby wambonye nakubonye. Hari umuntu woherejeho 3, urakoze cyane Robert, urakoze rwose. Nimero yanjye nimushaka ko nyisubiramo ndayisubiramo. 0780412931 0780412931. Ngo nandike message ubundi nyipininge, babigenza gute se? Kandebe Ataramo asi Okay, it's okay. Nayipininze nimero yanjye ngiyo. Nimero yanjye ngiyo, umuntu yikeneye ngiyo. Nimero yanjye ngiyo, umuntu yikeneye. Umuntu ukeneye koherezaho amafaranga. Umuntu ukeneye koherezaho amafaranga, nimero yanjye yabo ngiyo. Umuntu ushaka kumbaza ngo umuganga wamvuye ni ukugura akantu, ntago ngiye napfa kumubahereza gutyo. Sha uzi icyo nabize kugira ngo n'umuganga umvura wowe. Abo yago z'abanyarwanda, uri umuntu wohereje ifaranga rimwe niyo muntu nsekeje. Ako Pacifique wajyushye. No baburi no kutsetsa dapfuye none. Ubureje ifaranga rimwe boro. Nasi faranga Imana igubugisha, Imana iguha amamiliyoni menshi pe, kuko uratsekeje ifaranga rimwe. Ariko amana sha
umuntu yaje faranga rimwe wallahi atasa ngo baby wambonye ngo nakubonye nimero ngiyo nayishizeho imo ndabareba ndi kubareba ngo we uracyabaho none wari uzi ko napfuye se ndacyariho naho nzajya boro ngo nago wapfuye Imana ishimwe mpfa njyahe izina rya Yesu ibyo bintu by'abana ngo ni ibiki ngo dufashe natwe ibyo bintu by'abana ngo ni ibiki by'abana se ni ibiki by'abana ni ibiki uri kuvuga nago mbizi ibintu umbereyemo go baby wambonye ngombaho umuntu uri kwandika ibintu by'ubugoryi ibintu byo gusambana n'ibikimva nkubwire ndakwiyamye bivuga nabi sheringe ntago ndi kuvuga nabi amashuri yo amashuri bavugaga yo kwishyura ni umuntu ari wanditse ngo reka ngusubize niki umuntu yari yanditse ngo yari yarahiguye umuhigo yuko nimara gukira azishyura abana amashuri nibyo nari ndimo ndavuga ndamubwira ati rero nimero yanjye iri muri bayo unyandikire nzakujyane ku ishuri runaka wishyurira abo bana ishuri abo bana bari warahize umuhigo wo kubishyura ishuri nzanatange n'ubuhamya mvuga ati hari umuntu wahize umuhigo gutya na gutya yarawuhiguye kandi niba mwarahize imihigo ndabizi ko mu nkunda abanyarwanda murankunda cyane niba hari umuhigo wahize ukabona warabonye yuko Jackie yaragiye gupfa nkaba ntarapfuye hari umuhigo wari warahize uwo muhigo wuhigure iyi Imana uyihigiye umuhigo n'uwuhigure Imana iraguhana Imana iraguhana uwo muhigo niba warawuhize n'uwuhigure ni akazi kawe gira vuba uwuhigure tuzagenda nshuti twirate Yesu gusa ujye ukomeza usenge hahirwa upfupfire twirate Yesu n'ubundi twirate Imana yonyine kuko Imana niyo nkuru urumva Imana nyine niyo byose urumva niyo tugomba kwirata niyo tugomba kwiringira ariko reka nkubwire buriya urumva nanone aho kugira ngo ujye hariya uteka abantu imitwe ngo urasenga ngo uri umurokore ngo urakijijwe udakijijwe sha biritwa nuko wajya mu icupa tukamenya ngo uri umunywi tukamenya ngo iyo tuvugisha ukuri sibyo ngo Jackie ngo wari urwaye kimwe sinaye mfite telefone bari barandoze ngo nago nyiba mu Rwanda okay Miki wowe unyandikire n'utanyandikira it's okay baby wambonye njye narakize meze neza ubu ndi mu rugo n'akavura ndabona kari kugwa ariko nagarutse mu kazi nta kibazo mfite twebwe tuba tumeze nk'abantu bikoresha n'ubundi niba ari Juwati di Juma ngo Kiramani wamuvuze nabi birambabaza nago namuvuze nabi burya umuntu abagomba kugawa aho yakoze nabi aho yakoze neza kanashimwe kuri ngewe urari dadi wanjye urumva dadi wanjye nagombaga kumugaya kuko aho nari mukeneye sinamubonye ariko twavuganye twabirangije mwikomeza kuzana ibyo bintu mwikomeza kubiza kandi n'umugingo uri kumamagara uri kumana kuri live uri kumamagara kandi ubunemerangiye kuye hano kuri live ndakwiyamye ndakwishituye mada wabona rero umukobwa cyangwa ari agahungu kari kushaka kuntereta
wakijijwe se ko byaba byiza koko uba shangiye ndakijijwe ariko sinzi gukizwa uko muvuga ngo shango hindura gushya mu mazi ngiye nta firiti irimo sinzi ukuntu bimeze nta firiti irimo pe nese urabona utari kumbona ukuntu nsa na twa tuboro tw'uduhere turimo turakira ntabwo uri kubibona abandi bashyiramo firiti bagahisha uko bameze mu maso ngewe urabona hari firiti mfite do muri kutubona twa tuboro twa duhere turimo turakira utu duheri natwo twaje mu maso kubera uburwayi naragiye isura yangira hindara ndakubwiye ngo nari narabaye shokora ntakiri inzobe none kubera ngo ufite na firiti mfitemo ngiye ndimo ndasukonsa ngiye n'ukundi gusa mani ndimo ndashima Imana inzobe yangira kugaruka ndimo ndatera hareruya inshuro 5 ese kugusura n'itegeko nabonye ukunda motivation cyane ni itegeko ku muntu wanjye wa hafi aba ari itegeko kongeraho mu gihe mukeneye fuck shut up uri kumva we aruba niba ari aruba ndakwiyamye mu gihe ngo ukeneye uri umuntu wanjye wa hafi ni ngombwa ngo ungereho uburyo bwose wakoresha apfa kuba mbona ko wangezeho asoni Dayenu ori uyu muntu witwa Ori Dayenu ngo sha Jack ngo ko bagiye kunsora mu nzu wanyishyuriye koko 35 byanyobeye pe rero reka nkubwire wabona utarwaye uri muzima uri kumva ufite amaboko mazima ufite amaso abona ufite amatwi yumva ufite akanwa kavuga ufite umubiri muzima none hamwe ubabara shaka ahantu wabona akazi sibyo niyo kaguhemba 20 ukore ariko ureke gupfa ubusa uri gusaba ngo baguha amafaranga mu gihe nta kibazo na kimwe ufite uri kumva uri kumva mama no kubeshya nk'umuntu uri kwandika muri comment kugira ngo wumve excuse yanjye ndagusubije rero mu gihe uri muzima ufite amaboko mazima amatwi yumva akanwa kavuga amaso abona ingingo zawe zose zikora neza nta kibazo ufite mujye mukura amaboko mu mufuka mukore mushaka amafaranga niyo ku kazi kaba kaguye amafaranga make ariko utari umunebwe ese yabuze amafaranga yo kwishyura inzu kandi akabona yegora kwizera yabuze amafaranga y'inzu ariko akabona ya mega urakoze ese we murakoze ukoreshe hehe inzara Jack nzikoresha Kimironko muke gukomeza kumamagara penda biyamye njye natanze nimero ngo mushyire amafaranga muri kumamagara mumbaza iki uri kumbona kuri live kamamagara nk'intu urumbutse urambaza iki njye nabahereje nimero na pininze nimero ngo umushyire amafaranga uri kuyashyiraho gusubwa muri mubi mushyire amafaranga sha warasaze buke Uwera Joyce warasaze abantu barahindutse sheri ariko bihorere my friend uzabaho sheri humura Imana yarahabaye izakomeza ego rata Uwera yego Imana izakomeza habe nzamura nkubwira umbwira iki niyo mpamvu uri kunyihamagaza uri kumamagara unesha umutwe ngo wamaye namba zaho bagukorera inzaro ze kunyizinyaka inbox dore nimero yanjye ndi kuyishyira ikamara amasegonda nkunda gukunda Jackie naye ndabakunda basheri ndabizi mwari munkumbuye baby wamponye it's okay ngo Jackie komedi ese ko arakaye oya disi nago narakaye nk'umuntu uri kunuka koko sha urimo urakora ubusa ntago nagusubiza kuko uraciriritse kabisa usuye umuntu witwa
Robert ashaka kubwira iki abanyarwanda. Robert reka mfe kukuzamamaza amahoro atahe. Reka mfe kukuzamura amahoro atahe Robert. Jackie bimeze bite? Meze neza. Umva narakubuze. Uribuka ka video wakoze urimo wabwiraga ndera warabwiraga Dumba. Mubwira ngo iki? Wari urwaye urimo uvuga ngo umeze nabi. Hanyuma ikintu gufasha. Yego. Video yawe narayitrendingishije, nayikoreye nk'andi ma video nka 15 yose ari hano kuri TikTok. Agira nkubwire nshimye Imana ko waraje nyine warakize uri amahoro noneho. Haleluya. Ariko ndagukeneye byihariye bitari ibyaha ngaha kuri pano nzakuvugisha nabonye nimero yawe. Sawa boro. Inyiza yashize. Turagurize inde? Ubu nani ndashakira ahantu bamanurira abantu, ubu nari nahabuze ariko hariyo gukoresha. Turaguriza inde? Divine, ngo Imana izamfashe ntuzapfa udakijijwe. Ngenda akijijwe boro, naranabatijwe boro. Ahubwo niwe udakijijwe wowe uri gucira abantu imanza ngo nibakijijwe. Ariko ubu umuntu akizwa gute? Ubwo gukizwa mamuvuga ni ukwirirwa umuntu asarara hano ku ma TikTok mwirirwa ngo mutesha abantu umutwe ngo muri kubahanurira. Jya turagusa. Ugabanya urumuri rwa phone. Ntabwo ngabanyije. Ariko Jackie ntujye uhinduka, njye sinjya mpinduka, nta n'ikintu na kimwe cyampindura habe na kimwe. Niba ndi umunyakuri ibihe byose nta kizabihindura. Jackie oya shadisi ntabwo njye narakara. Njye ntabwo narakara sinanavuga nabi. Liliyoza bimeze bite? Ndi kubibona uri kunsuhuza, amakuru ni meza. Go baby wambonye. Gusa ngo bikwigisha ukuntu ukoresha telefone bambariza kabaye yububu.